nubwo tutagiye nk'abantu badafite icyerekezo hari ikibazo mfite hari igengo rindimo amafaranga girananiye nabuze uburyo mwishyuza ahubwo ngira inama tubigenze gute tujye kumwishyuza akuma amafaranga angahe ubwo utangiye kuvuga ngo akurimo amafaranga icyambere si amafaranga yavuye muri leta oya ndagiye numva amafaranga kuri moto andimo amafaranga 200 Jesus is Lord. ni uri kwitotomba ushaka no kwica umuntu uragira ngo nyibutse ko yanyu muri abakire ntabwo mwabuze umunyu mushyira mu biryo bamufite iyo desa ntabwo mwaye kugura umunyu ibyo ni ibicu kumvikane ahubwo ndaguha ngahe ngo tujye kumwishyuza bamubwiye si 200 ndafatira igitanu utangiye kuvuga ngo sa amafaranga warangiza ukavuga ngo urafatira igitanu urumva ubutekereza ganeneho ndaguha amafaranga ariko se wikwivumbo ndaguha amafaranga igitatu ndaguha amafaranga 15 urayemera ntabwo uyemera ari n'amafaranga aho umuntu w'umugabo ava ye umuntu w'umugabo se ufite umugore ntabwo uri rukuruto uraryamo cyane niba utamaye igitanu byo rero nijyana ariko nyumvira kandi ubu nakureka ndaguha senkara akosomwana urumva nayemera nose urashaka ngayo mwana ushaka igitanu ugafata senkara igitanu warakoreye ari njye nawe yavunikiye neza ni wowe birumvikana urabugiye kumwikorera sura munzanira iwanjye nubishaka ndaguha 100 tugabanire hagati nabyo se ariko ntacyo It was at this moment he knew. He fucked up. kumbona ushaka kunsi oya nari nsitaye hano hanyereraga nagira ngo ndebe ko ndibwirireho neza nta kibazo Oh my god. kumera boss bite byanyu mushaka iki It was at this moment he yaraje kugira gufata amafaranga mba boss ntugire ikibazo runo rujya rugira ikibazo mu mutwe ibintu rwose ntabwo rwuzuye mu mutwe arigiye rwari rugiye kukubwira ibibazo iwabo bajya bagira bose nta kibazo nuko twari tugiye kugusaba amazi reka njyane kino kirwaye iki ni kirwaye rwose